babyeyi mumbwize ukuri, umwana w'umukobwa aramutse akubajije ati mbese urugo ni igisubizo, wamubwira ko ari iki? Nk'uko umuntu ajya mu ndobo y'imbadaga akaraga, nawe uzakaraga abagabo. Uyu ni mubi, uyu ni mubi, uyu ni mubi, mfate nde. Fata umwe muri abo babi wihanganira ububi umusanganye. Bura mujye mutinya ijambo ry'Imana. Imana ikavuga ngo mwana wanjye ngukoreye ubukwe. Ariko ntivuge ngo ndakubakiye. Yagukorera ubukwe bw'igitangaza kuko ujya gusenga wasengeye ubukwe bw'igitangaza. Ariko urugo rukaba umuvu. Uremera yuko umugabo mwabanye ukaba umwita umugabo mubi? Hari undi mugore bashobora kubana bikemera kandi ntamwita umugabo mubi? Uremera yuko umugore mwabanye wita umugore mubi? Hari undi muntu bashobora kubana we ntamwita umugore mubi kandi nta cyahindutse? Umunsi umwe nari ndi gusenga, ndi mu iteraniro, ndi no kubwiriza, haza umuhanuzi aravuga ati mukozi w'Imana, atumva ukuntu Imana ivuze, ati Imana iravuze ati arishyano ryawe ry'umugore, uko nyine mbivuze, ati uriya mugore wakunaniye Imana igiye kumwica. Kandi koko ntabwo yari abeshye. Aleluya. Ntabwo yari yavangiwe, yari ari mu mwuka. Aleluya. Twe tumaze iminsi dufitanye amakimbirane, ariko ntabwo yari amakimbirane akaze. Ni kwa kundi abantu baba mu bukene ntibanyurwe nabyo, umugore ntiyiyakire. Umugore ajyaga yicara akambwira ati wa mugabo ubu ugira ubwenge mu mutwe, uri muzima, warasaze, bitewe n'ubuzima ari kubona turimo. Nawe sinamurenganya, abagore bajya bagira intege nke. Mfukama ahantu munsi y'igiti mbwira Imana nti Imana twumvikane, niba umugore wanjye ari ishyano ni ishyano ryanjye. Niko bimeze. Niba yansuzuguye n'inge yasuzuguye si wowe, nge yasuzuguye rero ndamubabariye, ntugire icyo umutwara. Hari ijambo Yesu yavuze, ijambo ryiza cyane ariko tutajya tuzirikana, ngo umunsi umwe ngo haje umusore w'umukire asanga Yesu, ngo aramubaza ngo mwigisha mwiza, ngo nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ngo unyitira iki mwiza? Ngo nta mwiza n'umwe keretse iki yemwe? Keretse Imana yonyine. Ririya jambo mwari mukwiriye kuryumva neza. Nta mwiza n'umwe keretse Imana. Bishatse kuvuga ngo nta mugabo mwiza keretse Imana, nta n'umugore mwiza keretse nuko rero iyo usenga usaba Imana umugore iguha umwe muri babandi babi. Niba ufite umugabo w'ishyano rero ihanganira iryo shyano Imana yaguhaye. Mwemera yuko gukuramo inda ari ukumena amaraso? None se uyu muntu wafashe umwana uri mu nda ye atari mu nda y'undi, mu nda ye akamukuramo akamuhubuzamo akajugunya muri wese, kukwica wowe yabitinya? Uwishe umwana we uri mu nda ye yatinya kukwica? Rero ibyo ngibyo nubwo abantu babifata nk'ibyoroshye, ariko bishobora gukuza ikintu cyitwa umwuka w'ubwicanyi mu muntu, nawe ntamenye ukuntu umutima we wahindutse. Kuko niba hari ikintu umuntu agirira impuhwe kurusha ibindi byose mu isi, ni umwana yibyariye. Iyo abantu babonezaga ari umugambi w'Imana wo ngo twubahe Imana, kuko n'ikimenyimenyi Pawulo yanze gushaka umugore kugira ngo abone uko akorera Imana. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo naho utashaka naho washaka, uramutse udashatse Imana ntiyabikurenganyiriza. None niba umuntu utashatse Imana itabimurenganyiriza, haleluya, ubwo utabyaye yabimurenganyiriza ite? Yabizira? Impamvu yabizira rero ni ya yindi twabonye, nuko biba byakozwe atari ku mugambi wo kugendera mu mwuka, ahubwo ari mu mugambi wo kugira ngo ahaze iki? Irari ry'iki? Ry'umubiri. Uje nongeye kubisaba Imana kugira ngo iri jambo tugiye kuganira mu minota mikeya rigire aho ridukura naho ritugeza. Haleluya, haleluya. Amazina ni yayandi nyine ni dusabe Yezu Jeremie, ubwo twamenyanye, ubutaha ntimuzambaza amazina. Haleluya. Rero ijambo tugiye kuganiraho, ubushize ndahangaha twaganiriye ijambo ry'Imana ryavugaga ku, ninde wanyibutse ikintu twaganirira? Twavuze ku bihe by'intambara. Haleluya. Nubundi ntabwo ndajya kure yabyo, ntabwo ari byo tugiye kuvuga, ariko nubundi ibyo nshaka ko tuganiraho biri muri ubwo buryo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana
riri muri Yobu igice cya 7. Yobu igice cya 7 ndasoma umurongo wa mbere n'umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Uko umuretwa yifuza igicuku, n'umukozi uko arindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Haleluya. Reka dusome n'irindi jambo naryo riri mu mubwiriza. Umubwiriza igice cya 8 ku murongo wa 8. Haleluya. Nge nahageze haranditse ngo, nta muntu ufite ububasha ku mwuka we kugira ngo awiyumirize, kandi nta bubasha afite bwo kwimira umunsi wo gupfa. Muri izo ntambara nta gusezererwa, kandi uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Amena. Haleluya. Ni amagambo dusomye atubwiye ngo iyo umuntu ari mu isi abafashe ibihehe yemwe mu ntambara. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese waje muri iyi si yaje mu ntambara. Ntabwo tugiye kuvuga ku bihe by'intambara, ahubwo ijambo tugiye kuganira ni ijambo ryitwa kunyurwa. Haleluya. Ndi kuza natekereje uburyo ndibuze kuvuga ijambo ry'Imana, nibaza ikintu ndibuze kuvugira imbere y'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Guhagarara hano hantu birakomeye, ntabwo ari ibya buri muntu wese, kandi umuntu wese uvugira Imana aba akwiriye kwifuza guhagarara hano ari buvuga ijambo ryagira umumaro ku mutima w'umuntu uri buze kuryumva. Niyo mpamvu rero nanjye mba numva iyo nzi ko ndahagarara imbere y'abantu, mbanza gusaba Imana ikintu ndi buvuge kiratuma umuntu cyumvise wese hari impinduka ari bwumve muri we. Ni hafi ya twese. Ukicara ukumva byanze bikunze hari ikintu kibura kugira ngo ube ufite amahoro. Siko bimeze abakozi b'Imana? Nyamara nanjye navuze ngo icyo kintu wumva kibura ni ikihe, ku buryo wumva Imana iramutse ikiguhaye wakumva amahoro yaje. Haleluya. Mwanyemerera nkabaza nk'abantu batatu bagasubiza kino kibazo. Ni iki wumva kibura mu buzima bwawe? Reka mbivuge muri ubu buryo. Imana iramutse iguhaye iminota 3, wenda tuvuge Yesu aratunguranye aje hano mu rusengero, wenda abataje akavuga ati abataje birabareba, atariko mwebwe mwaje buri wese muhaye iminota 3 yo kuvuga ibintu ashaka. Ati kandi ukimara kubivuga ndahita mbikora. Yesu aguhaye iminota 3 yo kumuhagarara imbere ngo ugire icyo umubwira, wamubwira iki? Biragoranye kubivuga, ariko ngewe ku giti cyanjye icya mbere nayisaba ni amahoro yo mu mutima, icya kabiri n'ubwenge. Uyu we yasaba amahoro yo mu mutima ni iki? N'ubwenge. Urakoze cyane, igendere nta kibazo. Wasaba iki? Murakoze. Iby'Imana biragoranye kandi kubyinjiramo ni ibintu bikomeye. Mbere yo kugira ngo umanze wavuga ngo Mana ngo iminota 3 mpaye, wamanza wambwira uti Mana maje umbabarire ibyo ngiye kuvuga ubirebe, kuko wenda unyeze ntago nyiranutse. Imaze kubiguha rero iguha ihite kwihumura ubwenge, kavuga uti Mana urakoze ndi kumwe nawe. Nibyo nahisaba. Muri make yasaba ubwenge no kubabarirwa ibyaha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. We wasaba iki? Nahisaba kwisenga uko bikwiriye. We yasaba kuyisenga uko bikwiriye. Ubwo si ugukiranuka harira, ni ugukiranuka. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Iki cyigisho ndi kugitegura natekereje ku kintu cyitwa kunyurwa n'ikintu cyitwa umururumba. Haleluya. Natekereje nsanga burya ikintu tubura muri ubu buzima ntabwo ikibazo ari uko aho duhagaze hadahagije, ahubwo ikibazo ni uko tutanyuzwe n'aho duhagaze. Haleluya.
ndi gutekereza ku kintu cyitwa umururumba. Dore mbabwira ikintu nabonye, kandi murasanga bamwe muri twe kijya kitubaho. Ntabwo wari wabona umuntu ugiye kugura imbada. Haleluya. Imbada izi ngizi, uwakoze imbada ni umuntu umwe, zakozwe n'amaboko y'umuntu umwe, n'agaciro k'imbada ni kamwe, wenda imbada ni 200. Noneho ukajya kugura imbada ukazisanga mu ndobo. Wafata ifoke cyangwa se niba ari ikiko simbizi bakoresha mu ndobo, ugakaraga ugakuraho imbada ya mbere, utingiye ni ntoya, ukongera ugakaraga. None umuntu akaba yamara iminota 5 ari gukaraga imbada ngo ari gushakamo imbada nini. Ntabwo muzi ko bibaho? Ziriya mbada umuntu bazikoze ntabwo ari umuntu umwe. Mu by'ukuri se ntizingana. Niki se gituma umuntu ajya gucukumbura akabanza gukaraga ngo ashakemo imbada nziza? Ntabwo ari ikibazo cy'uko niyo yafata atari nziza, ahubwo ni ikibazo cy'umururumba. Haleluya. Haleluya. Iki kintu tucyumvikaneho. Umuntu ajya kugura amagi yanga atetse, kandi inkoko yayateye ni inkoko imwe. Ariko yajya gukora mu ndobo y'amagi akabanza ngo ngiri nini irihe. Muri make mu muntu habamo akantu kamubwira yuko icyo agiye gufata atari cyo cyiza, ngo icyiza ni kiriya atafashe. Nibyo bituma umuntu ashobora kuza akagura imbada nk'uko nabivuze, yamara kuyifata iyo yahisemo, wowe ukaza nyuma ye ugafata iyindi, akajya agiye ari no kukureba ngo uzi kuri ari we wafashe nini, kandi mu by'ukuri niwe wabanje hehe. Haleluya. Nahise ntekereza ndavuga ngo niba Imana ishobora gufata amahitamo menshi ikayashyira imbere yawe, wowe ubwawe guhitamo bikakunanira. Haleluya. Kandi ari amahitamo menshi Imana agize gute? Guhitamo bikagira gute yemwe? Ahangaha niho hakomoka ikintu kijya gituma uyu munsi uhitamo ikintu uzi ko ari cyiza, ejo ukazaba uri kurira uri kuvuga ngo nahisemo nabi. Urumva hano bikomoka? Haleluya. Nyamara ikibazo si uko wahisemo nabi, ahubwo ikibazo ni uko utanyuzwe n'ibyo wahisemo. Muzajya mubyumva, usanga umuntu ni umugabo cyangwa ni umugore, ajya gukundana n'umugore cyangwa n'umugabo we, yaramukundaga akabona ari we muntu wa mbere mwiza ku isi. Haleluya. Icyo gihe amahitamo yakoze yari amahitamo meza. Nyamara hahita imyaka 5, wa wundi wahisemo ubona ari uwa mbere ku isi, ugasanga yabaye ubusa. Ese koko nuko atari mwiza, cyangwa ni ikibazo cy'ibindi ureba ukabyifuza ukumva ushatse kubana nabyo? Haleluya. 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 Uyu munsi kugira ngo mbereke kuntu ikintu cyitwa kutanyurwa cyangwa se kwifuza k'umuntu kutagira iherezo, uyu munsi ushobora kuba wicaye hano wambaye ikanzu. Iyo kanzu wambaye ntikubereye, ntuyishimiye se? Nyamara birashoboka ko iyo kanzu wambaye none hashobora kuzaza ibindi bihe iyo kanzu wayireba ukumva ntuyikunze, ikagutera ipfunwe, ukavuga ati iyi kanzu ntabwo ikimbereye bitewe n'urwego ngezeho. Nyamara hari igihe wayambaraga ukumva igize gute? Ikubereye. Haleluya. Haleluya. Navuze ntese iyo kanzu iba yarahindutse mbi, ni umuntu uba warahindutse mubi, cyangwa ni ukutanyurwa k'umuntu? Haleluya. Ni nacyo kintu kijya gituma ushobora gutambuka mu muhanda wambaye umwambaro, wewe waba uri kugenda ukumva ufite ipfunwe ry'uko wambaye uwo mwenda. Haleluya. Yemwe muri aho? Ukambara umwenda ugatambuka mu muhanda ariko ukumva ntunyuzwe n'uko wambaye. Nyamara hakaba hari undi muntu uri ku ruhande uri kukureba
we yakureba akabona wambaye neza akifuza n'uwo mwenda. Iki kintu muri kucyumva? Wowe ubwawe wambaye ntunyuzwe nawo, ariko abakureba barawifuza bakabona ni mwiza, ndetse bakaba bavuga ngo mana uriya mwenda nanjye uzawume. Kumbe umwenda uri kuvuga ngo nanjye uzawume, uwambaye ubwe afite ipfunwe ry'uko awambaye, ntabwo umuhagije. Haleluya. Ndavuga ngo none se ubwo ni iki Imana yakorera umuntu kugira ngo umuntu yumve anyuzwe n'ibyo arimo? Uzi kuba mu nzu, inzu ubamo ukumva ntikunyuze ukifuza indi nzu. Haleluya. Ariko hari undi muntu uri kwifuza ya yindi urimo utanyuzwe nayo. Dore ikintu nabonye rero, umwanzuro nabonyemo, nabonye, haleluya, umuntu ashobora kuba ahantu akahaburira amahoro bitewe n'ibyo yifuza, nyamara hazaza undi hahandi waburiye amahoro wakahabonera amahoro. Birashoboka? Uremera yuko umugabo mwabanye ukaba umwita umugabo mubi, hari undi mugore bashobora kubana bikemera kandi ntamwite umugabo mubi? Uremera yuko umugore mwabanye wita umugore mubi, hari undi muntu bashobora kubana we ntamwite umugore mubi kandi nta cyahindutse? Haleluya. Ikintu nasanze abantu turushanwa ntabwo ari iterambere turushanwa. Haleluya, haleluya. Kuvuga ngo icyo nasanze abantu turushanwa burya si iterambere, si n'ubwenge bwinshi. Icyo turushanwa ni ukumenya kwihanganira mu byo uhagazemo no kubyakira. Haleluya. Ni nacyo cyatumye nifuriza abantu b'Imana kwakira uko Imana ibagenje. Niba uhagaze uri muzima, ukaba utarwaye, ukaba wariye, ntawagusohoye mu nzu, nyurwa nabyo. Haleluya, haleluya. 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 Reka nongere nibaze kano kabazo ndi kwerekeza mu mwanya wo gusoza ko ntabwo ndatinda imbere yanyu. Wowe wicaye hano, haleluya, abana nibifate neza, mwifate neza, mureke kuderanje. Haleluya. Wowe wicaye hano, n'amasezerano wicaranye Imana yaguhaye nayo nanjye nicaranye, Imana iramutse ihagaritse kugira ibindi bintu ikora kuri wowe, haleluya, ikakubwira ati ya masezerano twavuganye nyavunje mu bugingo buhoraho, naho ubundi genda unyurwe n'ibirayi naguhaye, unyurwe n'ibishyimbo n'imyenda, unyurwe n'iyo ngiyo, ugarukira aho ngaho, wabyakira ute? Wanyurwa. Haleluya. Ariko abanyurwa nibagire gutya, Imana ibaha umugisha n'ukuri. Bishatse kuvuga ngo nubwo hari ibindi tujya duhangaho amaso, ariko naho Imana ibaye iduhagaritse naho ubwaho hagize gute, hagakwiriye kutunyura. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndi gutekereza ibi bintu rero, hari ikintu nabonyemo. Turi kumwe? Navuze ngo iyo umuntu ari mwisa abafashe ibihehehe yemwe mu ntambara. Noneho mu mubwirizaho twasomye ngo nta muntu ufite ububasha kuki ku mwuka we. Haleluya. Ngo nta n'umuntu ufite ububasha bwo kwimira umunsi wo kugira gute, wo gupfa. Hepfo yaho bavuze ngo muri izo ntambara nta gusezererwa. Bishatse gusobanura ngo iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, kandi muri izo ntambara nta kugira gute, nta budemobe bubamo. Nicyo bisobanuye. Haleluya. Mwacyumvise? Nuko urwana intambara ukazirwana kugeza ku munsi uzapfira. Nicyo gituma umuntu arwana intambara ari umukene, yazamara no kuba umukire akongera akazirwana. Umuntu arwana intambara zo kubura urubyaro, yazamara kubyara akongera akarwana izindi ntambara. Haleluya. Umuntu arwana intambara zo kuba mu bushomeri, yazagera no mu kazi akarwana izindi.
haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twagira gute twabihungira. Dore noneho ikosa tujya dukora twebwe abavuga ko dusenga Imana, ikosa nyamukuru umuntu usenga Imana akorera muri iyi si ni ikosa ryo gushaka aho wahungira wabonera amahoro. Buriya iyo ukiri gushaka aho wabonera amahoro uba uri mu ikosa. Urambaza ngo ni irihe kosa? Ni ukubera yuko isi ushakiramo amahoro nta mahoro ayibamo. Haleluya. Ntabwo mwasomye amateka ya Dawidi? Dawidi akiragira intama yarwanaga n'iki? N'idubu n'intare. Hanyuma se ageze ibwami intambara zarahagaze? Haleluya. Amaze kuba umwami intambara ntizagize gute? Muri make hari intambara yo mu ishyamba, hari n'intambara y'ibwami. Icyo kintu mwacyumvise? Bisobanuye ngo warwana intambara uri inkumi ukazanayirwana uri umugore. Hano ko hari babyeyi mumbwize ukuri, umwana w'umukobwa aramutse akubajije ati mbese urugo ni igisubizo, wamubwira ko ari iki? Uravuze ngo yamubwira ko ari intambara. Urugo ni intambara. Ariko se murakoze cyane, nubwo mubivuze ko urugo ari intambara, iyo umukobwa asenga aba yumva urugo ari iki? Ari igisubizo. Ariko se mwe mwagezeyo mwasanze ari igisubizo? Waryama ugasinzira burundu uti byarangiye? Haleluya, haleluya, haleluya. Bishatse kuvuga ngo hari ibyo usengera wita ibisubizo, ariko wazabigeramo ugasanga nabyo biri mu iki? Birimo intambara. Ubwo tekinike twakoresha ni iyihe? Ni ugusenga no kwihanganira aho tugize gute? Niba ufite umugabo w'ishyano rero ihanganira iryo shyano Imana yaguhaye. Niwo mwanzuro natanga. Siko bimeze se? Reka njye mbabwire ikintu kigeze kimbaho. Haleluya. Umunsi umwe nari ndi gusenga, ndi mu iteraniro, ndi no kubwiriza. Haza umuhanuzi aravuga ati mukozi w'Imana, atumva ukuntu Imana ivuze. Ati Imana iravuze ati birira shyano ryawe ry'umugore. Uko nyine mbivuze, ati uriya mugore wakunaniye Imana igiye kumwica. Kandi koko ntabwo yari abeshye. Haleluya. Ntabwo yari yavangiwe, yari ari mu mwuka. Haleluya. Twari tumaze iminsi dufitanye amakimbirane, ariko ntabwo yari amakimbirane akaze. Ni kwa kundi abantu baba mu bukene ntibanyurwe nabyo, umugore ntiyiyakire. Umugore ajyaga yicara akambwira ati wa mugabo ugira ubwenge mu mutwe, uri muzima, warasaze, bitewe n'ubuzima ari kubona turimo. Nawe sinamurenganya, abagore bajya bagira intege nkeya. Noneho birakaza Imana. Imana ifata umwanzuro wo kuvuga ngo igiye kumukubita, ndetse yari yanabitangiye. Najya mbona ari hafi gusa, nabonaga ari hafi gupfa. Umuhanuzi akimara kubimbwira ngo Imana iravuze ngo ngiye kumwica muhoye yuko yagusuzuguye. Haleluya. Ndavuga nti niki Imana ikubwiye? Ati niki mbwiye. Ndavuga nti yego urakoze, Imana ijyane nawe. Umuhanuzi aragenda. Dushoje iteraniro ndagenda mfukama ahantu, ndi kugira ngo mbanze mbabwire mumenye kugira gute. Navuga mukunda abanzi banyu, reka mbivuge muri ubwo buryo. Haleluya. Mfukama ahantu munsi y'igiti, mbwira Imana nti Imana twumvikane, niba umugore wanjye ari ishyano ni ishyano ryanjye. Niko bimeze. Niba yansuzuguye n'injye yasuzuguye si wowe, njye yasuzuguye rero ndamubabariye, ntugire icyo umutwara. Nimara gusenga iryo sengesho haza undi muhanuzi w'umukecuru, atumva uko Uwiteka avuga, kubera yuko uvuze ko umugore wawe umubabariye, nanjye Uwiteka ndamuguhaye nimubana. Haleluya. Icyo nari nshatse kukubwira, niba warashatse nabi, akira iryo shyano ujye unaribabarira, uryihanganire. Haleluya. Hari ijambo Yesu yavuze, ijambo ryiza cyane ariko tutajya tuzirikana. Ngo umunsi umwe ngo haje umusore w'umukire, asanga Yesu, ngo aramubaza ngo mwigisha mwiza, ngo nkore nte kugira ngo ndagubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ngo unyitira iki mwiza?
ngo nta mwiza n'umwe keretse iki yemwe, keretse Imana yonyine. Ririya jambo mwari mukwiriye kuryumva neza. Nta mwiza n'umwe keretse, bishatse kuvuga ngo nta mugabo mwiza keretse, nta n'umugore mwiza keretse. Nuko rero iyo usenga usaba Imana umugore, iguha umwe muri ba bandi babi. Haleluya. Ndetse nivuze ngo nta mwiza n'umwe, irafata umwe muri ba bandi babi imukuzanire. Icyo uzakora uzihanganira ingeso uzamusangana. Mbabwiye nabi? Kubera yuko nta mwiza n'umwe keretse Imana yonyine, ahubwo ushoboye kwihangana. Reka mbabaza kandi kantu kamwe nsoze nje kwicara, ariko turi kumwe. Haleluya. Reka ntanga urugero rworoshye. Umukobwa w'i Kigali yakundanye n'umusore. Haleluya. Bamaze gukundana, umusore w'i Kigali aratega ava i Kigali aza gusengera i Musanze. Ageze i Musanze, umuhanuzi aramuhanura atumva uko Uwiteka avuga, uriya mukobwa mukundana ntabwo ari we mugore wawe. Uwo ni umusore bari kubwira. Wa mukobwa nawe bakundana aratega ajya gusengera i Muhanga kuri Kanyarira. Agezeyo nawe aramubwira atumva uko Uwiteka avuga, uriya musore ntabwo ari umusore wawe. Ubwo muri abo bombi n'indi Imana yanengaga. Iki kintu mwacyumvise? Umusore yaje i Musanze, bamubwira ko umukobwa ajya Kanyarira, bamubwira ko umusore, muri bombi n'indi Imana yanengaga. Haleluya. Uzi ikintu gituma umuntu akundana n'undi bakamubwira ngo si uwawe, kandi wamukundaga, umukunda by'ukuri, ntabwo ari uko ataba uwawe, ahubwo nuko ibyo afite wowe nta mutima ufite wo kubyikorera. Uramutse ufite uwo mutima, Imana yamuguha. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibyo byavuye ku rwego rw'abasore n'abakobwa bigera no ku rwego rw'abubatsi ingo, kugeza ku rwego rw'uko umuntu ufite urugo, umugore ubyaye gatatu, bamubwira ngo umugabo si uwawe kandi akemera. Haleluya. Yemwe baba barabanye, Imana yaragiye muri Tanzania, yaragiye mu kiruhuko. Haleluya. Dore fata uw'Imana iguhaye, cyangwa se fata uwo muri kumwe, bivuge muri ubwo buryo, wihanganira ingeso afite. Kuko nutabikora gutyo uzahera muri ya mahitamo twatangiye tuvuga, nk'uko umuntu ajya mu ndobo y'imbadaga akaraga, nawe uzakaraga abagabo. Uyu ni mubi, uyu ni mubi, uyu ni mubi, mfate nde. Haleluya. Ujya kuri Korode usange ni mubi, kuri Jean Marie usange ni mubi, Jean Paul nawe ni mubi, Aragisi nawe ni mubi. Ubwo uzagarukira uvuga ngo ni mubi, ni mubi. Fata umwe muri abo babi, wihanganira ububi umusanganye. Yemwe mbabwiye nabi? Haleluya, haleluya. Rero amahitamo nabonye muri iyi si, haleluya, tangiye tubivuga, muri iyi si nta gisubizo cyuzuye kijya kihaboneka. Mwabyumvise? Ntidusenga nk'Imana idutabare. Ndagira ngo nkubwire ko muri iyi si nta gisubizo cyuzuye kigira gute. Kandi nkunda kubibwira abantu ko n'igitangaza kirapfa. Igitangaza kirapfa. Yemwe mwabyumvise? Igitangaza kigira gute? Ugira ngo hari igitangaza Imana izigera ikora kiruta yuko yaremye umuntu? Nitwe bitangaza. None se ko Imana yaturemye turi ibitangaza mu ishusho yayo, twe ntitwayiteye agahinda? Haleluya. None se niba nta muntu mwiza ubaho, ubwo ikintu cyiza cyo ni iki? Iyo ubwayo iravuze ngo nta mwiza n'umwe, ubwo none inzu nziza ni iyihe? Inka nziza ni iyihe se? Butike nziza ni iyihe?
niba umuntu ubwe atari mwiza nta n'ikindi kintu cyiza gihari, ariko umuntu naba mwiza nabyo bizagira gute? Genda ube mwiza nabyo bibe byiza. Nabi bantu b'Imana, wambaza ngo igitangaza gipfa gute? Mwasomye inkuru z'umugore wa Manowa cyangwa se umugabo witwa Manowa n'umugore we wari ingumba, babyaye umwana w'umuhungu bamwita nde yemwe? Samusoni. Haleluya. Samusoni ntiyavutse ku bitangaza by'Imana, ariko se igihe marayika w'Imana yazaga akababwira ngo ngiye kubaha umwana w'umuhungu, ntibamwakiriye nk'abakiriye igitangaza? Ariko se marayika yigeze ababwira ko uwo muhungu bazamunogora amaso? Haleluya. Rero ibiganza byakiriye Samusoni nk'abakiriye igitangaza, ni nabyo biganza byagiye mu Bafilisitiya kuzana umurambo Delila yanogoye iki? Amaso. Yesu bw'igitangaza ntigipfa. Haleluya. N'amanu mu butayu yaraboraga, siko Bibiri tubwirara? Iyo wayirazaga yagiraga gute? Rero mbere na mbere ibitangaza uzanabibona, tuzanabibona, ariko banza usaba Imana iguhe no kwakira ibyo uhuye nabyo. Umugore witwa Elizabeti n'umugabo we Zakariya, marayika Gaburiyeli yarabasanze arababwira ngo ngiye kubaha umwana w'iki? Haleluya. Elizabeti ngo yari n'umukecuru, abyara umwana w'umuhungu bamwita nde yemwe? Yohana. Haleluya. Buriya igihe marayika yazaga ari kuvuga ngo ngiye kuguha umuhungu uzamwite Yohana, yigeze amubwira ngo Yohana Herode azamuca umutwe? Haleluya. None se ibiganza byakiriye agahinja bati yo bateze Elizabeti yabyaye igitangaza, igitangaza. Ntabwo ari byo biganza byagiye kwa Herode kuzana umurambo utariho igihanga. Imana rero yagukorera ubukwe bwiza, bura mujye mutinya ijambo ry'Imana. Imana ikavuga ngo mwana wanjye ngukoreye ubukwe, ariko ntivuge ngo ndakubakiye. Iki kintu mukitondere, ngukoreye iki? Ariko ntabwo ivuze ngo ngize gute? Nguhaye urugo. Yagukorera ubukwe bw'igitangaza kuko ujya gusenga wasengeye ubukwe bw'igitangaza, ariko urugo rukaba umuvumo kuko ntiwasengeye urugo, wasengeye ubukwe. Haleluya. Haleluya. Imana idufashe twigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga iki? Imitima y'ubwenge. Haleluya. Imana ikwigishe kubara iminsi yawe kugira ngo umenye uko wabaho uri umunyamasengesho kandi ukaba umunyamasengesho unyuzwe. Umunyamasengesho ugize gute yemwe? Kuko turi mu isi tuba dufashe igihe ngo kandi muri izo ntambara nta kugira gute? Nta gusezererwa. Siko twasomye? Nta budemobe buhari. Ni intambara uzarwana uri umusore, uyirwana uri umugabo. Ni intambara uzarwana uri umushomeri, uyirwana uri no mu kazi. Ni intambara uzarwana uri umukobwa, uyirwana uri umugore. Ni intambara uzarwana wabuze urubyaro, numara no kubyara nabwo ugira gute? Uyirwana. Yemwe muri aho? Muri izo ntambara nta gusezererwa. Rero icyo nasoza ndi kuvuga, kiranukiraho Imana iguhagaritse hose. Niba ari mu bukene kiranukiramo, niba ari no mu bukire gira gute? Narababwiye ngo hari ikibazo Imana ikibona mu bantu, yuko umuntu abasha gukiranuka ari mu bukene ariko yazagera mu bukire bikanga, cyangwa undi agakiranuke afite ibiryo byavaho gukiranuka bikagira gute? Imana irashaka ko tuba abantu bahagarara mu mpande zose. Haleluya. Kandi hose tukahagarara tudacumuye, ukaba wakiranuka washonje, ugakiranuka wanahaze. Haleluya. Ugakiranuka wabyaye, wanabura urubyaro nabwo ukagira gute? Reka nguha akantu koroshye. Haleluya. Ko mubizi muri iyi si nta bantu barimo bafite ubutunzi ariko batagira urubyaro? Ntibahari benshi? Nta bandi se bafite urubyaro ariko batagira ubutunzi? Aha. Noneho rero kugira ngo dusoze gukiranuka kw'Imana, nubwo abantu batabyemera ngo abayiko babikora, ariko babikoze Imana yabahemba. Haleluya. Wa wundi ufite ubutunzi akaba adafite urubyaro,
nafata ubutunzi afite abuhe kuri wa wundi ufite urubyaro akaba yarabuze ubutunzi. Babikora? Haleluya, haleluya, haleluya. Na wa wundi ufite urubyaro afate b'abana be bagirire umumaro wa wundi wabuze urubyaro. Haleluya. Ariko kugira ngo abantu twubahirize iryo tegeko biragoye, nyamara turyubahirije byaba byiza. Haleluya. Ikindi kintu ninyivuga ariko ntimundakarire, sibyo? Mujya mwumva hirya no hino abantu bajya impaka ku kintu cyitwa kuboneza urubyaro cyangwa onapo. Haleluya, haleluya. Namwe mwicaye hano mufite uko mubyemera, bamwe bati yego nibyo, abandi bati reka reka Imana yaguhitana. Haleluya. Ariko njyewe hari ikintu nabonye, ntabwo nshingira ku byo abantu b'iki gihe bavuga. Kuboneza urubyaro ngo ni ukubera ko ari itegeko ry'Imana, ngo Imana yavuze ngo mubyare mwororoke. Oya da, mubyare mwororoke iryo tegeko ryarapfuye, ryapfiriye muri Edeni. Kuko ab'Imana yabwiye ngo mubyare mwororoke nibo bacumuye. Noneho rero urubyaro rwabo rwose badukongeza imivumo. Ni nayo mpamvu twese dufite karande za Adamu na Eva. Urwo rubyaro rwa Adamu na Eva rero Imana yarukuyeho, ntacyo rukimariye Imana. Ni nayo mpamvu twebwe tutemerewe kwitwa bene Adamu, ahubwo twitwa bene Kristo. Haleluya. Rero iryo tegeko ngo mubyare mwororoke ni ryo kwa Adamu, si ryo kwa Kristo. Ariko reka nkubwire kwa Kristo ukuntu umuntu uri muri ona papa afite icyaha. Ubwo ugiye kumbaza ngo ni ikihe? Ushobora kubura ahangaha uri umunyamasengesho ngo agire gutya, umwe babiri bangahe, nanjye benshi cyane ndi kubona hafi ya twese, ariko yatubwiye, yakubwiye ko uzagaburira, ndetse hari nabo yabwiye ngo uzarera n'abana utagize gute. Aha, noneho mumbwire, uyu muntu Imana yabwiye ngo uzarera n'imfubyi utabyaye, we ubwe agafata umwanzuro akajya muri onapo agafunga inda ye ngo atazabyara. Ubundi iyo uboneje urubyaro uba uvuze ngo nta bandi bantu ngize gute, nta bashyitsi nshaka hehe, abantu bakuza kundira ibiryo ntabwo ngize gute. Nicyo bisobanuye kujya muri onapo. None wowe wizibye inda ngo utabyara, uzagaburira abana ba Jeremie ko Imana yavuze ko uzagaburira benshi? Abawe bwite bavuye mu nda yawe warabanze, aba Jeremie nibaza niba uzagaburira? Haleluya. Iki kintu rero nasanze gishobora kuba cyica umwuka w'urukundo uri mu muntu. Haleluya, haleluya. Muzumva hanze ahangaha bari kujya bavuga ngo, sinzi niba byari byemezwa, ariko nkeka ko bishobora kuba biri mu mushinga. Itegeko rivuga ngo kwemerera abantu kugira gute, gukuramo inda. Gukuramo iki yemwe? Umukobwa wasamye inda adashaka akagira gute, n'umugore ufite umugabo yasama inda atayishatse batayiteguye bakajya inama bakagira gute. Reka nanjye mbabazi, mwemera yuko gukuramo inda ari ukumena amaraso? Aha, none se uyu muntu wafashe umwana uri mu nda ye atari mu nda y'undi, mu nda ye akamukuramo akamuhubuzamo akajugunya muri wese, kukwica wowe yabitinya? Uwishe umwana we uri mu nda ye yatinya kukwica? Rero ibyo ngibyo nubwo abantu babifata nk'ibyoroshye, ariko bishobora gukuza ikintu cyitwa umwuka w'ubwicanyi mu muntu, nawe ntamenye ukuntu umutima we wahindutse. Kuko niba hari ikintu umuntu agirira impuhwe kurusha ibindi byose mu isi, ni umwana yibyariye. Siko bimezera? None umuntu utagiriye umwana uri mu nda ngo amugirire impuhwe, haleluya, azakugirira impuhwe muhuriye mu nzira? Nicyo gituma ibyo bintu dukwiriye kubyitondera. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki? Mu by'ukuri umukristo nta nshingano afite zo kubyara. Iki kintu mucyumve neza. Umukristo ukijijwe neza, uri muri Kristo, nta nshingano, nta tegeko rimubwira ngo byara, ntaryo. Ndetse n'ikimenyimenyi Yesu yaravuze ngo hari abigize inkone ubwabo kubw'ubwami bw'Imana.
na Bibiliya iravuga ngo Pawulo niko yavuze, yaravuze ngo urongora akora neza, ngo ariko utarongora niwe ukoze neza kugira gute kurushaho. Siko Bibiliya ivuze, bishatse kuvuga ngo ubyaye abakoze neza ariko utabyaye akoze neza kugira gute. Ariko niki cyamubujije kubyara? Ni ukugira ngo abone uko akorera Imana cyangwa n'indaye? Mumbwire, abenshi baboneza kugira ngo babone uko bakizwa neza. Haleluya. Iyo abantu babonezaga ari umugambi w'Imana kuko ngo twubahe Imana, kuko n'ikimenyimenyi Pawulo yanze gushaka umugore kugira ngo abone uko akorera Imana. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo naho utashaka naho washaka, uramutse udashatse Imana ntiyabikurenganyiriza. None niba umuntu utashatse Imana itabimurenganyiriza, haleluya, ubwo utabyaye yabimurenganyiriza ite? Yabizira? Impamvu yabizira rero ni ya yindi twabonye, nuko biba byakozwe atari ku mugambi wo kugendera mu mwuka, ahubwo ari mu mugambi wo kugira ngo ahaze iki irari ry'iki ry'umubiri. Iki kintu kigibwaho impaka cyane, reka nkigarukiriza aha ngaha. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki. Icyo nari nshatse kuvuga ni ukugira ngo tugire kunyurwa mu mibereho yacu kandi tugire kubaha Imana, kuko burya ntabwo bishoboka ko umuntu utanyurwa abasha kubaha Imana. Ni ukuri ntabwo bishoboka. Umuntu utanyurwa ntashobora kubaha Imana. Ni nacyo gituma muzajya mubibona ugasanga Imana yakorera umuntu ikintu gikomeye gifatika, ariko kugira ngo abashe gushima Imana ntibikunde, kuko nubwo Imana yagikoze kigoranye, ariko we ntiyigeze agira gute anyurwa nacyo. Pastor, hari ikintu nabonye muri COVID kiransetsa ariko kiranambabaza. Twasenganye n'umubyeyi. Uwo mubyeyi yari umukire hano mu mujyi wa Musanze. Noneho igihe kiza kugera agurisha imitungo ye ngo ajya muri Mozambique. Ageze muri Mozambique gucuruza, ya mafaranga yavanye no yagurishije amazu n'ibiki byose muri Mozambique arahomba. Agaruka mu Rwanda n'umuryango we. Ageze mu Rwanda amaze nk'amezi 3, twarasenganaga ahantu. Noneho ngo haza umuntu wo muri famiye yabo barahura. Bahuye arebye ukuntu yabaye, wa wundi bahuye amugirira impuhwe. Aravuga ati nuko byagenze. Ati rwose ati wihangane ntabwo twe tubizi, atariko ati nari mfite uduhumbi 100 kugira ngo nkwereke ubwibone bw'umuntu. Nari mfite uduhumbi 100 nashakaga kutuguha naho wacuruza inyanya iminsi yabiri kwicuma, ariko abana bakabona icyo barya. Uwo muntu yaramubwiye nabi. Wa mubyeyi babwiye ngo reka nguhe uduhumbi 100 ubure uje gucuruza, arayanga. Ati wowe ukamfasha wowe unsuzugura n'ukuntu naragusumba guherekera kose, ntabwo we wamfasha. Nyamara ibyo bihumbi 100 yanze ngo ntibamufashe ngo baramusuzuguye. Yaratahaga akajya kurya ibidodoki bishayote. Ibishayote akabifata akabikatira abana, umwe akamuhereza igisatu ndakamuhereza, ariko bamuhaye ibihumbi 100 agize gute? Umva urwego rw'ubwibone rutuma n'ukugiriye neza utabona ko ari neza agize, ngo ahubwo ngo aransuzuguye. Haleluya. Uzi ko umuntu ashobora kuba ari ku rugendo nta tike afite, wajya kumutegera imodoka ntiyemere, kujya kumutangira itike byo aransuzuguye, babone ko nta tike mfite. Nese wakemeye ugaca bugufi ugafashwa. Imana iturengere. Ijambo twigaga ni ijambo rivuga ngo kunyurwa nuko Imana igize gute itugize. Mbifurije kunyurwa no kuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uri data twese uhoraho, umubyeyi wacu n'umutabazi. Tugushimiye ijambo ryawe tuganiriye kuri uyu munsi, kandi nzi neza yuko haraho bikuye imitima yacu naho ushaka kutwerekeza. Aho tutagutunganiye tutanyuzwe nutubabarira ibyaha byacu, aho tutagendeye mu buntu bwawe utubabarira ibyaha byacu, aho twagenze nk'abanyamubiri ntitujye mu mwuka utubabarira ibyaha byacu. Uyu munsi uduhe gutangirana nawe bundi bushya, kubera yuko uri Imana itanga andi mahirwe. Tugusabye andi mahirwe yo kugira ngo tugukiranukire, kandi Uwiteka Imana ishobora byose n'ibituruhije byose urabizi. Hari uko wabigenza kugira ngo turusheho gukiranuka no kubaha izina ryawe. Urakoze ko mva gusenga kwacu, ugakomeza gutanga ibihe byiza mu mitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze.
Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dutunge ibiganza umukozi w'Imana tuvuge tuti Imana imuhereze umugisha. Amen. Namwe nkuko mubimwifurije Imana ibibakorere kandi Imana iduhana umugisha.